Ayo wakije bayita amagufi. Okay. Abazungu bazaga gukora imigezi duhura gutyo. Ugi Kigali ahuye nabandi? Ni Kigali kuri Gikondo nageze. Igikondo. Hari abayobozi. Ukora imodoka zo mu buhe bwoko? Ku myaka 14 arakora imodoka yibaze nawe. Reka dushimire mwese mukomeje kubana natwe nkuko mukomeje kwenda mubitwereka kuri Talent Max TV. Tubashimira mwese mukomeje gukora subscribe, nawe utarayikora ajya hasi kunzugira ukore subscribe kugira ngo ugikomeze kubona ama video ndetse n'ibikorwa byinshi tugenda tubagezaho. Right, nkuko mubizi yindi de Venko atwerekeje mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba, ni mu murenge wa Kabaya, isho ry'umunyamakuru nkuko bisanzwe. Twarimo tugenda aha tugeze ni mu murenge wa Kabaya, batubwiye yuko ari mu kagari ka Gaseke. Right, twahuye n'impano ikomeye, ready gentlemen, ntiwabyumva twe twumiwe. Birashoboka yuko kibaza nibiza impano ziba mu gihugu cyacu cyangwa se ntitubyemere. Gusa turibuze kuza kwibona muri iki kiganiro, turibuze kuza kubona imodoka igenda y'igikamyo, izo bitarongesheje ntabwo mbizi, wayikoze gusaraza kuza kutubwira ubwoko bw'iyi modoka. Kuri Mike and the Venko, kuri camera hariho Olivier, best photographer mu Rwanda nkuko mubizi, cameraman. Right, twagiye bro, amakuru se umeze bien? Twagusanze muri uyu murenge wa Kabaya, niba uvuye guhaha ntabwo mbizi, ufite imodoka. Bena mbere wamanza ukibwira abateze Talent Max TV, ni televiziyo ya buri muntu wese yisanzuraho. Ese watanye twibwira amazina ninde? Nitwiragaba Elisa. Iragaba Elisa. None ugiye kuducanira amatara? Ni talent koko, ni impano ikomeye cyane y'umushyigikira. Amatara aragacane kanyacana. Ayanga uducaniye na yahe? Iringiro umaze kuducanira byo. Aya ni amagufi. Aya ni amagufi. Cana maremare. Amaremare yamaze kwaka. Hari ikintu ntamenye, wiga makangahe? Wiga mu gatanu. Mu gatanu? Ufite imyaka ingahe? 14. Ku myaka 14 arakora imodoka yibaze nawe. Biratangaje gusa. Hari inkuru twigeze twumva ubwo twatangaraga turimo tureba iyi modoka, ngo higeze kuza abazungu. Iyo nkuru imeze gute? Abazungu bazaga gukora imigezi duhura gutyo. Bantu manzaje Kigali ngeze bambira ko nzasubira mu kwa karindwi koronira. Ugi Kigali ahuye nabandi? Nasanze nagiye Kigali kuri Gikondo nageze. Igikondo. Hari abayobozi. Hari abayobozi barambana ingende zakura nzinshi bazanuma koronira. Uyu numwe nawe mu corona yashubije inyuma. Iyi modoka wari uzajyana muri Expo? Nari nzajyana. Nari nzazijyana mu guze baranumye narazirangiye. Ngo nari negereje kuzijyana. Ujyayo hari abayobozi benshi? Bari n'abazungu. Ukora imodoka zo mu buhe bwoko? Ibi ni ibikamyo byarongashaje byandi byikorera bijya mu Mombasa, Dubai, hose. Ubwo na cya kintu warose cyari kiri kuva Dubai. Byasikani ya byose. Ubwo ukora iyi modoka ya mbere utubwiye ni? Ya mbere ni rukururane. Ya kabiri rongashashi. Ya kabiri Chakimani. Chakimani nayo urayifite? Nyandi byo. Mu rugo ufite Chakimani? Muko muzakomeze mukurikira iyi nkuru, ndabizi neza iyi mpano ni impano ikomeye. Aho uzakira turajya gushaka nizo Chakimani. Ngo nari nzifite nari gutekereza no gukora izindi mbese izindi zo hejuru zandi zikomeye, ibintu byinshi mbese. Bwa mbere nyiri umwana muto ndako nkayangoriza mu bitiro ngakurura, ndakomenya ndakura paka nyiranye paka nyikoze imodoka nya twaturahura nkayitegere. Navuga ngira nimbona amafaranga ariko nzanaye. Nzagura Dayasu, nzagura raro nini ruzi kwikorera. Ubu ngubu muri make watubwiye yuko
n'ahantu tuyari mu cyaro ufite inzozi z'uko uzabagurira igikamyo cyo kujya kijyayo. Nzagura SD ngura imodoka njye curuza njyana imodoka hanjye kurangwa. Ubwo nari ndi kurota bukeye nsanga nabi. Mbega ikintu cyose urosuka kibura ukigishaka. Umugambi wo kugikora. Biratangaje kubyumva ntabwo byoroshye. Umwana muto ku myaka 14 arakora imodoka, arakora Chakimani, gusa urugendo racyari rurerure. Ibi bintu bibonye uratekereza iki aho ngaho uri? Nuko hari impano ikomeye yo kwitabwaho, impano ikomeye yo kuzamuka. Ejo nejo bundi nawe yaba ari umwe mu tekinisiye dufite mu gihugu bakora imodoka. Ni ibintu bishoboka cyane nkuko nibi ngibi bishoboka ku mitekerereze yacu, tukaba tutigeze twemera yuko bishoboka. Hari abantu bakurikiye iki kiganiro, urumva Elisa? Bari hirya no hino. Si n'abanyarwanda gusa, hari abazungu benshi cyane, abahinde bose ndabazi. Rwose ntugire ikibazo, iki kiganiro barimo barakireba. Ni iki utekereza? Ese ubundi ubuyobozi bw'ahangaha buzi kuko ari bibiri? Urabizi ariko nta kintu bwitaho. Warabegereye? Ibintu nko mu karere ku murenge ibintu barabizi? Byose barabizi. Ko naho nategera ndi kwicunga se. Ubu uri kuyitwara inzo ziri kuzigira impamo. Okay, ngatubwire wifuza kugera kuki? Nifuza uri muri kamera uri kwikura hasi cyane, sibyo? Nifuza kuzagura imodoka nanjye. Nuko mbishaka. Ikora hasi. Ni iki abantu bari kwira muri iki kiganiro bari hirya no hino ku isi? Hari abanyarwanda, hari ingeri zose. Ni iki urabasaba? Mbasaba inkunga yo kuba nabyiga, nkajya kwiga mekanike cyangwa ya kwiga ibishushanyo bino by'abipupe by'abana cyangwa kuri ibindi bisumbijeho hano. Biratangaje gusa twakomeje iki kiganiro ni kuri Talent Mix TV, hanga ni channel ya YouTube irajya inyuraho ibiganiro byinshi, amafilme, amakomedi, byose biri kuri iyi channel. Wowe tarakora subscribe ge awanditse subscribe mu ibara ry'umutuku kandi subscribe, hanyuma ukore share, nibagirwe kuduha comment aho hasi. Turacyari kumwe na Elisa, yarakitubwira yuko asaba yuko koko yafashwa kandi koko ibintu bigaragara. Arasaba ati bori kureba iki kiganiro ndashaka kubyiga by'umwuga, koko ibyazi si umwuga ariko bikora neza. Tutekereza umunsi kuko yaba yabyize by'umwuga nkuko abisaba, ati rero mbyize by'umwuga nkabona bankigikira byaba byiza kurushaho. Elisa atuye mu karere ka Ngororero, hari irindi bitwa Iragaba Elisa. Atuye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Kabaya, akagari bakita Kagaseke. Akagari ni Gaseke. Kagaseke. Umudugudu wa Mwendo. Mu mudugudu wa Mwendo. Ndabizi neza ko ni hafi, nta kabuza Imana ikwiye gushyigikirwa. Reka Elisa tugushimire ku kiganiro cyiza waduhaye kandi twizere yuko ibi bintu bizatanga umusaruro. Namwe murakoze. Kandi ntucike intege, si byose? Ba Elisa rwose ntibagacike intege. Kandi abantu bafite impano ntibacike intege. Si byo? Okay. Elisa reka tumushimire ku kiganiro yaduhaye. Afite imodoka nyinshi uko muri kubona, twabuze turakata, turimo tuzengunuka, ducana ibinyoteri. Twizere yuko ibintu biri buze guhinduka, akagira intambwe yiyongera ku buzima bwe. Ye nitwa Devenko, iyi ni Talent Mix TV, kuri mic yari ngewe, kuri kamera hariho Olivier. Reka tubashimire, mukomeze mugire ibihe byiza. Right, twise dutaha na ya modoka. Nimutubura muze kwihangana, urugendo ruracyakomeje. Ni igikamyo kigenda cyitonze, ntago bagikuba. Uguze kotama wowe.